yakoze imirimo ikomeye yambukije Abisiraheli ya nyanja itukura byari bikomeye. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Miriyamu afata inanga aracuranga nimushime Uwiteka uwo mwamara bikwiriye kuko yabanye natwe mu bihe bikomeye. Mbese ahantu hose igare rishobora gufunguka ngo azana ifunguzo atangira kugenda afungura amagare y'abanyegiputa, acomokora n'inziga mu mwuka, imyuka yaza atangira kuyicomokoramo ngo hanyuma amagare y'abanyegiputa atangira kunyongwa ruhanira. Mu mwanya wo kugira ngo babe bafata Umwisiraheli bagiye kwegera ngo yajya kunyonga igare ngo amufate rikamunanira. Umva igitangaza Imana yakoze. Ngo hanyuma ngo batangira kureba babona ko ibintu byakomeye ngo baravuga ngo nimuze duhunga Abisiraheli, ngo Imana yabo ngo irimo irabarwanirira twebwe ikaturwanya. Ariko ntibyari bigishobotse kuko uwanyuma wabo yaramaze kwinjira mu mazi. Ngo zigira ngo ni ahantu ho kunyura nkuko n'ubundi zisanzwe zitambuka. Ngo zirangije ngo nazo zirabakurikira. Umva ukuntu Imana yari yabwiye Mose. Yaramubwiye ngo Mose ngo ntago Farawo azakumva, ngo ariko ikimenyetso kizagendana nawe, ngo nzanangira umutima wa Farawo, ngo ariko ku munota wa nyuma ngo nziyerekana mu maso y'abanyegiputa ndetse no mu maso y'Abisiraheli, ngo bazambona babone ko ndi Uwiteka. Ngo amazi yitandukanye mu kabiri. Imana ishimwe. Umwisiraheli wa mbere ajya mu mazi aratambuka, uwa kabiri ajya mu mazi aratambuka. Rurira umungeri mu bihana mangizera, shaku umungeri wayo mwiza mu bihana mangizera, shaku umungeri wayo mwiza mu bihana mangizera. Kingura umutima Yesu aza gutabara, kingura umutima Yesu aza kwambika imbaraga, kingura umutima Yesu aza kubashisha, kingura umutima Yesu aza gushoboza. Twasomye ijambo rikomera tuvuga ngo nimushime Uwiteka, mumushimishe nebero, mumushimishe inanga, amajwi y'inanga nk'aya ngaya. Iyi ni inanga, ibyuma birenga mu bivuge bifite amajwi maremare. Abacuranga bafite za gitari muzicuranga, ariko mushime Uwiteka. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Njya nkunda kubabwira ngo ukuboko kw'Imana niko gukora byose, kandi ubwami bw'Imana nibwo dutegereje, nta kindi kintu dutegereje Imana yonyine. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Zaburi ibice byaho 50 turahera ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere havuze ngo iki? Havuze ngo mushimire Uwiteka ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, mushimire mushimire iby'imbaraga yakoze, mushimire nk'uko bikwiriye. Amena. Mushimire Imana nk'uko bikwiriye n'ukuri. Mutagize ikindi kintu murebaho, mutagize ikindi kintu mutekerezaho, mushimire Imana nk'uko bikwiriye. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Mushimire Imana nk'uko bikwiriye. Gukomera kwayo kwinshi
muyishimishe ijwi ry'inanga. Amen. Muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi matoya, muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Aya niyo magambo tugiye kuganira. Twaganiriye amagambo menshi, ariko ndumva ikindimo muri aka kanya, we tumaze igihe tubana, we tumaze igihe tuganira ijambo ry'Imana, ese ujya wibuka gushima? Ujya wibuka gushimira iby'Imana yagukoreye? Ujya wibuka gushimira tara sisi kebe minito? Ujya wibuka gushimira aho Imana yagukuye? Ujya wibuka gushimira ubwiza Imana yaguhaye? Ujya wibuka gushimira ukuntu Imana yagukijije? Ujya wibuka gushimira ukuntu Imana yakurinze? Ndagira ngo dushime Imana, mumfashe dushime Imana kubw'ibyo byinshi yakoze. Mumfashe dushime Imana kubw'abantu bayo yarokoye. Mumfashe dushime Imana kubw'imbabazi zayo nyinshi. Mumfashe dushime Imana kubw'ibyiza byayo. Mumfashe dushime Imana. Iyi Zaburi tubwiye ngo iki? Ngo ibihumeka byose nibishime Uwiteka. Ibihumeka byose, abahumeka mwese nimushime Uwiteka. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Imana ihabwe icyubahiro, izina ry'Imana rihimbazwe. Ibihumeka byose nibishime Uwiteka. Namwe abera, mbese mu yandi magambo, Imana mu ijuru aho iri ihora ishimwe uko bwije n'uko bukeye. Natwe nimureke tuyishime, tuyihimbaze, tuyivugirize impundu. Mbese Imana tuyivugirize neberu, tuyivugirize inanga, tuyivugirize imyirongi, tuyicurangire, iminwa yacu iririmbire, Imana inezere. Imana ishimwe. Hari byinshi Imana yagukoreye, ariko uragenda urabipfundikira, uribagirwa. Hari ahantu hakomeye Imana yagukuye, uragenda urabyirengagiza, uribagirwa. Yewe hari n'ubutayu Imana yakurengeje, yagucishijemo, ariko uragenda urabwibagirwa. Imana ngo yambukije Abisiraheli inyanja itukura, ngo byari bikomeye, ariko ngo bageze hakurya. Imana ishimwe. Ndumva ndi mu ndirimbo z'amashimwe gusa. Ndi mu ndirimbo zijyanye n'amashimwe. Ndumva nta kindi kintu mfite kindi uretse kuririmba indirimbo z'amashimwe. Sinzi impamvu amashimwe ndimo. Nawe ushobora kuba ufite amashimwe, ariko ndumva muri njyewe harimo amashimwe. Imana ishimwe. Kandi nawe ngwino umfashe dushime Imana, ngwino umfashe tuvuge gukomera kw'Imana, ngwino umfashe tuvuge ubudahangarwa bw'Imana, ngwino umfashe tuvuge gukomera kw'Imana, ngwino umfashe tuvuge kugira neza kw'Imana, ngwino umfashe tubwire abatayizi bayimenye, ngwino umfashe tubwire ba bandi bayitiranyaga. Hari abantu bitiranya Imana, na n'uyu munsi hari abantu bitiranya Imana, ariko ndagira ngo abantu be kwitiranya Imana ngo bayitiranye n'ibigirwamana. Hari abantu bayitiranya n'ibigirwamana, hari abantu bayitiranya n'ibiti, hari abantu bayitiranya n'amabuye. Ba bandi bo muri bya bihugu by'epfiriya ngo basenga inka, bariya bayitiranya n'inka. Imana ni Imana. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo ngwino dushime Imana, fasha dushime. Umuntu udashima aba aringaye, umwana udashima aba aringaye. Kandi twebwe ntabwo turi abana bingaye, turi abana Imana yagiriye neza, turi abana Imana yatoye, turi abana Imana yatoranije, turi abana Imana yakuye mu bihe bikomeye, turi abana Imana yakuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Niki cyatubuza gushima se? Niki cyakubuza gushima se? Ikintu cyatuma uhora udashima ni iki se? Imana ishimwe. Wari uzi ko Imana itarya ibiryo?
wari uzi ko Imana itarya ibijumba? Wari uzi ko Imana itarya umuceri? Ese wari uzi ko Imana itarya ifiriti? Nta nubwo irya inyama. Dore ko ari byo biryo rwose usanga abantu benshi dukunda, ariko Imana ibyo ntibirya, ahubwo ngo Imana itungwa n'amashimwe twebwe tugenda tuyishima. Nimumfashe rero, nimumfashe tuyishime, tuvuge kugira neza kwayo, tuvuge gukomera kwayo, tuvuge ubudahangarwa bwayo, tuvuge imbaraga zayo, tuvuge ubuntu bwayo, tuvuge uburinzi bwayo, tuyivuge. Numvise umugore witwa Miriam ngo yarayivuze arayivuga, ngo arayivuga, Imana iravuga iti Miriam we genda uramvuze rwose. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo akomeye ngo ibihumeka byose muyishimisha amajwi arenga, muyishimishwa ibyuma bifite amajwi maremare, muyishimisha ibyuma bifite amajwi matoya, muyishimisha inanga, muyishimishe neberu. Nyaboneka ngo ibihumeka byose ari we nimuze dushime Uwiteka. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Nawe ndagira ngo uzufashe dushime Imana, ndagira ngo uzufashe tuvuge gukomera kwayo, ndagira ngo uzufashe tuvuge ubudahangarwa bwayo, ndagira ngo uzufashe tuvuge ineza y'Imana. Nanjye uyu munsi ndumva nshaka kuririmba. Haleluya. Ndumva uyu munsi nshaka kuririmbira Imana. Ndumva uyu munsi nshaka kuvugira Imana, nkayiririmbira nkayishima ku bwa byishimo z'igihe mbona, ku bwa byishimo nabonye. Nanjye ndumva nshaka kuyivugira neza nkayiririmbira, nkayibwira ngo Mana ngo shimwa, nkayibwira ngo himbazwa. Hari umudamu wigeze kwiririmba neza ariko ngo shimwa ngo kandi himbazwa, aravuga ngo amamara ngo ni wowe gusa ukwiriye, izina ry'Imana nirishimwe. Yaririmbye neza cyane. Aravuga ngo shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, shimwa kandi himbazwa amamara wamamare. Sinashobora kubivuga kuko yabivuze, ariko yaririmbye Imana. Aravuga ngo shimwa amamara ni wowe gusa ukwiriye, ni wowe ukwiriye amashimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nanjye mureke nyiririmbire we. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Shimwa himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiriye. Imana ishimwe. Ngo Abisiraheli ngo bageze ku nyanja, ngo bareba hirya, ngo bareba hino, ngo baritegereza, ngo basanga ahantu hose ngo nta hantu na hamwe hashoboka ko baca. Ngo babonaga imbere yabo hari inyanja, ngo hanyuma bareba inyuma bakabona hari ingabo za Farawo, bareba iburyo bakabona hari imisozi miremire kandi ihanamye batabasha kurira, ngo bareba ibumoso bagasanga hari indi misozi nanone ikomeye cyane y'ubutayu ireba nabi, ngo kandi bakebuka inyuma bakabona ingabo za Farawo. Bibiliya irambwira ngo babonaga ngo zibacuze. Ngo hanyuma babwira Mose bati Mose turabigenza dute ko ibintu byacitse? Ngo hanyuma Mose abwira Imana, arayibwira ngo Uwiteka we ngo mbigenze ni. Ngo Uwiteka abwira Mose, ijambo rikomeye Uwiteka abwiye Mose, ngo yaramubwiye ati Mose icyo ni igiki ufite mu ntoki? Ngo abwira Imana ati ni ya nkoni. Aramubwira ngo ngaho yirambike hejuru y'amazi. Haleluya. Ngo rambike iyo nkoni hejuru y'amazi Mose. Imana ishimwe. Ngo hanyuma Mose arambike inkoni hejuru y'amazi. Umva igitangaza cyabaye. Ngo amazi yo hepfo yagiye ukwayo,
na Tarasisi, ngo amazi yo haruguru ngo nayajya ukwayo, ngo hanyuma ngo ubutaka bwari buri hagati ngo gutota kwabwo cyangwa se kuba bwahinduka nk'ubutose ngo buhita bwumuka. Imana ishimwe. Ngo hanyuma ngo Abisiraheli batangira kwambukira ahantu humutse. Hanyuma ingabo za Farawo ntabwo zigeze zimenya ibyo ari byo. Umva ukuntu umuririmbyi yararirimbye ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda, yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni nk'isanzwe arishora. Wabyumvise? Ngo ingabo za Farawo zibonye Abisiraheli bambutse inyanja bari mu mazi hagati, ngo zigira ngo ni inzira nk'izindi nzira zose zabonye, ngo zigira ngo ni ahantu ho kunyura nk'uko n'ubundi zisanzwe zitambuka, ngo zirangije ngo nazo zirabakurikira. Mvuga ukuntu Imana yari yabwiye Mose, yaramubwiye ngo Mose, ngo ntabwo Farawo azakumva, ngo ariko ikimenyetso kizagendana nawe, ngo nzanangira umutima wa Farawo, ngo ariko ku munota wa nyuma ngo nziyerekana mu maso y'Abanyegiputa ndetse no mu maso y'Abisiraheli, ngo bazambona babone ko Uwiteka. Ngo amazi yitandukanye mu kabiri. Manishi Umwisiraheli wa mbere ajya mu mazi aratambuka, uwa kabiri ajya mu mazi aratambuka. Niko amagare yabo bari mu kuyambutsa nabo bari bayafite, niko amafarashi yabo bari kuyambutsa bari bayafite, niko amatungo yabo bari bayafite bari mu kuyambutsa. Ngo ibyabo byose na wa mukecuru wa nyuma, ngo Umwisiraheli wa nyuma avanye ikirenge mu mazi. Ingabo za Farawo nazo ngo kubera kubatuga cyane, umva urugamba uko rwari rumeze. Ngo hanyuma ingabo za Farawo kubera kuza kwihuta, ubwo nazo uwa nyuma wazo nawe yari amaze kwinjira mu mazi. Umva igitangaza Uwiteka yakoze. Ngo bamaze kugera mu nyanja hagati, ingabo za Farawo zimaze kugera mu nyanja hagati, ngo Uwiteka aramanuka. Imana ishimwe. Ngo amanukana ikintu bita imfunguzo zifungura amagare. Ashobora kuba yarazanye imfunguzo za 15, mbese ahantu hose igare rishobora gufunguka. Ngo azana imfunguzo atangira kugenda afungura amagare y'Abanyegiputa, acomokora n'inziga mu mwuka, imyuka yaza atangira kuyicomokoramo. Ngo hanyuma amagare y'Abanyegiputa atangira kunyongwa ruhanira. Mu mwanya wo kugira ngo babe bafata Umwisiraheli bagiye kwegera, ngo yajya kunyonga igare ngo amufate rikamunanira. Umva igitangaza Imana yakoze. Ngo hanyuma ngo batangira kureba babona ko ibintu byakomeye, ngo baravuga ngo nimuze duhunga Abisiraheli. Ngo Imana yabo ngo irimo irabarwanirira, twebwe ikaturwana. Ariko ntibyari bigishobotse kuko uwa nyuma wabo yaramaze kwinjira mu mazi. Ibi nabyo biranejeje, reka nicurangire. Ngo amaze kwinjira muri aya mazi wa nyuma w'Umunyegiputa, umwanyuma w'Umwisiraheli yarakuyemo ikirenge. Ngo ya mazi yari yigomeye, ya mazi yari yafatanye, ya mazi yari yavuze, ngo arahomboka ahita arenga ku Banyegiputa. Umva Miriyamu ikintu yakoze. Ngo yageze hakurya arakebuka. Ngo amaze gukebuka, ngo avuga ijambo rikomeye. Umva indirimbo nziza yaririmbye. Yavuze ngo nimushimire Uwiteka, yakoze imirimo ikomeye, yambukije Abisiraheli ya nyanja itukura byari bikomeye. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Miriyamu afata inanga aracuranga nimushime Uwiteka, uwo mwamara bikwiriye, kuko yabanye natwe mu bihe bikomeye. Ngo Uwiteka nashimwe. Ngo bavuga amagambo akomeye, ngo baravuga ngo nimushimire Uwiteka, ngo yakoze imirimo ikomeye. Aravuga ngo ifarashi n'uwihetse, ngo Uwiteka abiroshye mu nyanja.
ngo kandi ngo amagare y'abanyegiputa ngo Uwiteka yabarushye mu nyanja, ngo ingabo za Farawo ngo Uwiteka yazirushye mu nyanja. Mbese mu yandi magambo Uwiteka yatabaye Abisirayeli. Ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Ufite ikibazo cy'uko bagusohoye mu nzu? Ufite ikibazo cy'uko wabuze ibyo urya? Ufite ikibazo cy'uko abana batishyuriwe minerivare? Ufite ikihe kibazo? Ese Imana yawe yakurinze cyagiye hari aho yagiye? Niba itari ibyo ngibyo ije kubikora, niba itari ibyo ngibyo ubona ije kubikora, ahubwo wowe ikintu usabwa ni kimwe: izera Imana. Izera Imana muvandimwe. Wankundira ukizera Imana. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kukwambika imbaraga, Imana yiteguye kukurwanirira. Narababwiye ngo muri iyi minsi ikiganiro cyose ndi gukora, ndi guhatwa kubwira abantu ngo nibihane ibyaha. Ndi guhatwa kubwira abantu ngo nibihane ibyaha. Ibyaha byo mu mitekerereze, ibyaha byo mu myibwirire by'ibyo bibwira, ibyaha by'ibyo bavuga, ibyaha by'ibyo bumva. Ndi kubwirwa ngo abantu nibihane ibyaha. Ese nawe waba uri kumva ko ugomba kwihana ibyaha? Ikiganiro cyose, ahantu hose nicaye, ikibwiriza cyose nteruye, ndi kubwirwa ngo abantu nibihane ibyaha. Wibanza gushyira ibibazo imbere y'Imana, wibanza gusa nk'uyigerageza. Oya, banza wihane ibyaha muvugane, banza wihane ibyaha mukorane, banza wihane ibyaha. Hanyuma numara kwihana ibyaha wibwire ngo nihanye ibyaha. Icyo usaba ikiguha. Wibanza kuvuga ngo urabona ngo Mana, ngo nyine ngo nabaga mu nzu ya kode, ngo nindangiza ngo kubona ngo iyanjye ngo nibwo nzakizwa. Oya. Wibanza kuvuga ngo Mana, ngo urabona ngo nari mfite urugendo, ngo reka mbanze nduvemo, ngo nimara kuruvamo ngo nibwo nzakizwa. Witekereza ngo nari mfite gahunda yo kujya kwiba umuntu, ngo none rero Mana ngo ndumva ngo mu gihe ntaramwiba ngo ntabwo nakizwa, ngo nimara kumwiba nibwo nzakizwa, ngo nzaba ngo maze gukuramo akantu cyangwa gukuramo ayandi. Kizwa mbere yuko ujya kwiba, kandi kwiba ubyihorera ubivemo. Wihane ibyaha. Turi kuri Kingura Umutima TV. Ni urusengero Imana yafunguye kugira ngo abantu babakirizwemo. Ni urusengero Imana yafunguye, ni urusengero rugendanwa. Aho uri hose ushobora kwinjira mu rusengero ugakizwa. Waba uri mu modoka wakwinjiramo, wakingura umutima wawe ukinjira, Yesu akakwinjiramo. Waba uri mu kazi kawe wakingura umutima. Uru ni urusengero rugendana. Umuntu ashobora gukirizwamo, ugakizwa, ntihagire n'umuntu ubimenya. Ubundi si ngombwa ko abantu wirirwa urata ngo we kora imirimo yo gukiranuka. Si ngombwa kubanza kujya kubivuga mu mwirongi ngo utangaze itangazo ngo nimuze mwumve ngo yemwe. Oya. Kingura umutima Yesu yinjira. Ibyo birahagije. Kingura umutima Yesu aze akugirire neza. Kingura umutima Yesu aza gutabara. Kingura umutima Yesu aza kwambika imbaraga. Kingura umutima Yesu aza kubashisha. Kingura umutima Yesu aza gushoboza. Twasomye ijambo rikomera tuvuga ngo nimushime Uwiteka, mumushimishe rero, mumushimishe inanga, amajwi y'inanga nk'aya ngaya. Iyi ni inanga. Ibyuma birenga mu bivuge bifite amajwi maremare. Abacuranga bafite za gitari muzicuranga, ariko mushime Uwiteka. Muravuga uti kuri kuvuga gakeya cyangwa se ko numva uri kuvuga amajwi. Oya, aya ngaya Imana irayumva ikumvira nezere, kuko ngiye ndimo ndashima Uwiteka.
birashoboka ko muri iyi minsi nta bantu bari gucurangira Uwiteka, njyewe ndimo ndacurangira Uwiteka, sinabibabwiye se? Ikindi mu gucurangira Uwiteka kandi ndagira ngo ukizwe, ndagira ngo ugaruke, ndagira ngo ugaruke ureke gutambika ibirenge, ndagira ngo ugaruke ureke gutambika ibirenge, ugaruke ku Mana. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kukurengera, Imana yiteguye kurwanirira. Nimushime Uwiteka, uwo mwamara bikwiriye, kuko yabanye natwe mu bihe bikomeye. Ntitwabura kuvuga ibyiza Uwiteka yakoze. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Miriyamu afata inanga, aracuranga araririmba. Nimushime Uwiteka, uwo mwamara bikwiriye, kuko yabanye natwe mu bihe bikomeye. Uwiteka yavuze ibyiza, Uwiteka yakoze neza, Uwiteka yagize neza, Uwiteka yarokoye abantu. Nimushime Uwiteka, uwo mwamara bikwiriye, kuko yabanye natwe mu bihe bikomeye. Iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gutangana nayo gahunda ntibigira uko bisa. Iyo umuntu yubashye Imana baragendana, gupangana nayo gahunda ntibigira uko bisa. We Imana iguha umugisha, wowe mwene data, umuvandimwe, mushiki wanjye. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Wowe wumva twafatanya urugendo rwo gukizwa, tukegera Imana, tukihana ibyaha n'ibicumuro, hanyuma tugasenga Imana ikazatugirira neza. Imana iguha umugisha. Ni karibu mu kwihana, ni karibu mu gusenga, ni karibu kugira ngo Imana ibagirire neza. Nta gitangaza kirimo rero. Nturebe ngo uvuge uti ahangaha ni kuri cano, ni kuri bino byuma by'ikoranabuhanga, ariko ahangaha Imana ikivugiraho, kandi ibyivuze wabikora ukabona umugisha w'Imana. Rero telefone ni 0788208518. Turasenga tukabwira abantu gukizwa no kuva mu byaha, hanyuma babikunda tukabasengera Imana. Rero tuguhaye karibu, kandi izi nomero ziba no kuri WhatsApp. Nyamuneka utwandikire utubwire, kandi ni ukuri icyo dushaka ni ukugira ngo abakizwa babe benshi, abarimbuka babe bakeya. Nawe niba ushaka kuba mu mugabane w'abaragwa b'ijuru, karibu kuri Kingura Umutima TV, hanyuma twumve icyo Imana igambiriye muri iyi minsi ya none, twumve ibyo umwuka abwira amatorero. Nta kindi kintu Imana igushakaho uretse gushaka ko uva mu ngeso mbi, ukava muri karande, hanyuma nawe ukoroherwa. Dore ntago umeze neza, ntago utuje, kubera yuko karande ziwanyu zikumereye nabi. Ariko nuramuka uvuye muri karande, Imana izakugirira neza. Ese niwe warusigaye? Niwe warusigaye ngo dusenge? Nawe ngwino dusenge, ngwino tugusengera Imana, ngwino ukizwe, ngwino utere intambwe, kandi Imana irakugirira neza, Imana irakubashisha, Imana iragushoboza, Imana irumva gusenga kwawe, kandi Imana iragutabara. Ntago Imana yigeze yirengagiza. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ntago nzirengagiza intore zintakira ku manywa ndetse na nijoro. Hari umuririmbyi waririmbye, aririmba indirimbo ikomeye,
aravuga ngo yasize 99 ajya gushaka yazimiye, ayibonye ayishyira ku bitugu, ayigarurira umungeri, mu bihana mangizera shaka umungeri wayo mwiza, mu bihana mangizera shaka umungeri wayo mwiza, mu bihana mangizera shaka umungeri wayo mwiza. Yasize 99 atera intambwe aragenda ajya gushakashaka, ashakira amajyepfo, ashakira amajyaruguru, ashakira iburasirazuba, ashakira iburengerazuba, ashakira mu mujyi hagati, ashaka iyazimiye, ngo agize amahirwe abona arayibonye, ngo arangije ayishyira ku bitugu, ngo yari iri mu bihanamanga, yari irimo igenda izerera ivuga iti wampa nkongera nkabona umwungeri wawe. Waba wari usigaye ngo uze tugusengere Imana? Waba wari usigaye uri mu gahinda uze tugusengere Imana igukure mu gahinda? Waba wari usigaye uri mu bibazo uze tugusengere Imana igukure mu bibazo? Waba wari usigaye uri muri ba bandi bari barafashe ibyemezo by'uko batazakizwa ngo uze tugusengere Imana? Ngwino tugusengera Imana, ngwino tukwingingira iyera, ngwino tukwingingira ishobora byose, ngwino tukwingingira ifite imbaraga, ngwino tukwingingira ifite ubushobozi, ngwino tukwingingira ifite ubutware. Ngwino ukizwe Yesu akugirire neza, ngwino ukizwe Yesu aguhembure. Twari turimo turirimba, twari turimo dushimira Imana, tuyishimira ahera hayo, tuyishimira ubudahangarwa bwayo, tuyishimira ukuntu yatugiriye neza, tuyishimira ukuntu yadutabaye, tuyishimira ukuntu yatwambitse, tuyishimira ukuntu yaturengeye, tuyishimira ukuntu turya, tuyishimira ukuntu tunywa, tuyishimira ukuntu turyama, tuyishimira. Ariko ngwino nawe ujye mu baragwa b'ijuru, uraganwe n'abandi gakondo y'Imana, uraganwe n'abandi umurage mwiza, uraganwe n'abandi kuzabona ubugingo, uraganwe n'abandi. Waba wari usigaye ukaza tukagusengera, hanyuma tukakwingingira Imana, tukayibwira ngo Mana n'uyu nawe araje, n'uyu nguyu aciye bugufi, n'uyu arakwemereye, tukagusengera Imana, tukakwingingira Imana. Ntabwo uyu mwanya turi gufata ari ubusa, ntabwo twabuze icyo dukora, ntabwo twabuze akazi, ahubwo turi mu murimo wa Data waduhamagaye, akatubwira ngo nimuramuka mukoze ibyo nshaka, mugakora ibyo shima, mukabwira abantu banjye ijambo ryanjye, mukababwiriza bakihana bakava mu byaha, nzabagororera, nzabaha ikamba ry'ubugingo, nzabaha ikamba rya rindi nasezeranije abankunda banyubaha. Ese nawe uri hafi? urahari? Ntabwo uyu mwanya ari umwanya wo kwirukankamo, urahari? Ngwino twagutegereza, nubwo wazaza ejo wahadusanga. Nushaka uduhe gahunda utubwire uti nzaza mu kwezi gutaha, tuzagutegereza. Yesu ateze amaboko aravuga ngo ngwino uburemerewe n'urushye nansange mu ruhuri. Uyu niwe wavuze amagambo akomeye. Ubundi abantu benshi ntabwo aya magambo bajya bayabwirwa. Nushaka no kubatizwa uzabatizwa nta kibazo. Cyakora njyewe ntabwo mbatiza, uburenganzira bwo kubatiza mu mazi ntabwo mfite, ariko njyewe nagusengera ukabatizwa mu mwuka wera. Ni nacyo gikomeye, nacyo cy'ingenzi. Ngira ngo mubwire ngo nta kindi kimenyetso, nta wundi muhuza uhari wo guhuza abantu n'Imana uretse umwuka wera.
urumva ko umubatizo mfite ni umubatizo ukomeye. Uzahura na pasiteri akubatize mu mazi, ariko nanjye uzaze nzagusengera nkwingingira Imana ubatizwe mu Mwuka Wera. Ni wo mubatizo ukomeye. Uw'amazi n'uw'abashumba n'abapasiteri ubwo bushobozi ntabwo mfite, ariko ngewe ubushobozi nzi neza mfite ni ukugusengera nkakwingingira Imana, nkakwereka inzira nziza zo gucamo, ubundi ahasigaye ukuzura Umwuka Wera, ukaba ubonye kandidatire. Mbese mu yandi magambo ukaba wanditswe mu bantu bagomba kuzaragwa ijuru. Kuko ndagira ngo mbabwire ngo niba utari unabizi ubimenye, niba utanabishaka gutangire ubishake, niba utabiharanira gutangire ubiharanire. Ni ukuvuga ngo abantu bari hano mu isi bakijijwe, amababa bafite wumva ngo bazamera amababa, ujya wumva baririmba ngo bazamera amababa, amababa bazamera ni Umwuka Wera. Umuntu udafite Umwuka Wera ntabwo azagera kwa Data, kuko niyo mababa, niyo tike, nirwo rufunguzo. Ni ukuvuga ngo hari umwanditsi wa Bibiliya wanditse ngo abantu babiri bazaba bari hejuru y'inzu basakara, umwe agende undi asigare. Bivuze iki? Umwe azaba afite amababa undi atayafite. Mu yandi magambo umwe azaba ayoborwa n'Umwuka Wera undi ntawe afite. Hanyuma Umwuka Wera imanda nivuga, hanyuma wa mwuka mumenyeshe yuko igihe kigeze ahita azamuka. Wowe uzazamurwa n'iki? Muririmbyi yaririmbye ngo iki? Yavuze ngo muyoborwe n'Umwuka Wera, muyoborwe n'Umwuka Wera, nibwo mutazakora icyo kamere irarikira. Ni ukuvuga ngo umuntu uri hano ku isi udashobora gukora icyaha, nta kindi kintu gishobora kukubuza gukora icyaha uretse Umwuka Wera. Mumenye n'agaciro k'Umwuka Wera batari bakazi, mukamenye. Mumenye itike izabajyana mu ijuru. Bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo Yesu amaze kujya mu ijuru ngo hanyuma